ese uriya mugabo wamuhisemo kubera iki? Yamuhisemo kubera iki? Bakakumvisha aya mafaranga niba umuntu ntiyankoraho ngo nk'ubisenga ibiki n'ibiki, niba ataragukubita mwakaye mwiyunga. Cyakora se niba byananze, ni ukuri ko Imana sindi kubreminga, sindi no kumushinyagurira, ariko kuko sinanamuvuga ubu ngubu. Hari n'abantu wenda baba banabizi, wenda bakaba batafite amakuru neza. Ngewe ngampagazeho 100%, umugore ntago ari kwa mu rugo rwe, kandi ndi kubibona ko ari gusufura, yahananutse, nta kintu ari gutekereza, nyine simbizi, afite ibintu byinshi. Wenda nshobora kuba byatuma wenda nabivuga, sibyo, atafite imbaraga wenda zo kuzabivuga, ariko niwumva wasubirana n'umugabo wawe mukiyunga, muziyunge, urumva, umwubahe akubahe. Niwumva kandi mutanasubirana ariko hazabamo ikibazo kiye cya kakanu, kuko uziko wanakwijisha, se wanakwijisha ukavuga uti ibintu barahita bana. Ibaze rero muri divorce y'umuntu hagiye kubonekamo impamvu ko ari Sabe, gusa urumva ibyo bintu bidateye isoni? Ntago ari ibyo. Hanyuma rero uzumva ibiganiro byose Sabe akora, abashishikariza abantu gukora divorce. Ese ubona divorce iki n'ibiki? Hari n'igihe ngiye yanjye igeze kumvisha kuri telefone. Icyo gihe nayo icyo gihe nayo ndi kuri telefone ndi kumubwira, ariko twe turi kuvugana, hari ibintu twe turimo tuvugana, ubwo nabyo nzabibwiraho ku kindi kiganiro. Abarambwiye ngo ibyo bintu ngo wabiretse ngo akomeza ubuzima, ngo za divorce ngo ntiwayikora ngo ugakomeza ubuzima pe. Nabo nukuri ko Imana kandi ngiye bazakora ikiganiro avuge ngo we yisohore ishireho. Ngiye ubu ngubu narabanje nganira n'umuntu w'umunyamategeko, ibintu ndabanza mbyiga, ndavuga nti ntazakora ikintu kirimo ibi ngibi byo nashaka njyana. Ndabizi neza ko byabaye kandi byaranambaje, biteye isoni kuba twaba twicaye turi mu kiganiro twigisha abadamu kwiyitaho, twigisha abantu kudaca inyuma, twigisha abantu ingo nziza, wowe ukajya guhura n'umugabo w'abandi cyangwa se ntago ari byo. Ni ukuri kw'Imana njye ntago ndi kwigira mwiza. Niba unzi reka nkubwize ukuri, numbona hari ahantu nanditse message y'umuntu ndi kumubwira ngo rwose ngo aha nahato, ngiye uzayizane cyangwa se uzane proof, sibyo? Uzahora naniranye uri umukobwa, wananiranye wabaye umugore, wananiranye wakareka. Hari ibintu bundi wararenze. Niba waravuye mu bintu by'ubukobwa ugahitamo kuba umugore w'umugore, erega hari ubuzima urugo rugusaba kubaha umugabo no kumwumvira. Ibintu bya YouTube dukora ntago bituma umugabo umuntu w'umugore ataha ngo saa 8 ngo saa sangahe, ntago bituma umuntu agenda ngo arara ahantu. Reka cyakora hari igihe kwa uploading bishobora gutinda, urumva, ukaba wicaye ahantu, ariko icyo gihe ukavuga uti, ukabwira umugabo ukamubwira uti ndi hano, sibyo? Kirazira ubundi kutabwira umuntu mubana ahantu ugiye, aho uri, cyangwa se yaguhamagara ntumwitabe, cyangwa se yaguhamagara ugasanga telefone yawe yavuyeho, gusa ushaka kugaragaza iki? Aho hantu rero ubwo mwahuriye uwo mugabo aho hantu, ubundi icyo kintu aho hantu byabereye ni mu ruhame, abantu babibonye, wenda bashaka kuza no kwandika muri comment simbiza, ariko icyo gihe rwose umugabo yanakuyemo, niba ari umugabo akuyemo impeta, henze akongewe habayeho gusuzugurana cyane. Umwe ati Sabe ni wowe koko ugiye kunsenyera urugo? Ndarikina nibagiwe ngiye gusorezaho, naza kukibagirwa. Ndaryohewe se oya, ikintu ngiye gusorezaho uwo munsi ibyo bintu byabaye, nanabyibwira abantu. Ni igihe Sabe yakoraga ikiganiro na Mama Nike uwo munsi, sinzi baragisohoye ejo ko ari gukora ikiganiro uyu munsi, ejo kagisohora. Akiganiro cya Mama Nike cyari kiryoshye, banza aragisohoye uwo munsi, sibyo? Uwo munsi rero wenda birashoka ko yari no gukoshona Mama Nike agahita ubona ko noneho bari kuri level irenze cyane umuziki, bakora ibintu biri ku rwego mpuzamahanga, bitandukanye n'uko mu muziki dusa naho twigana iby'abandi, twigana ibyo muri Nigeria, twigana ibyo muri Uganda, twigana uburyo Rihanna akina mu ndirimbo ye, uburyo donc ibintu nk'ibyo. Ariko muri fashion ubona ko niba ari igitenge uri bwambike umuntu, yakidode, yakidesigning, kandi noneho akagishyira kuri standard iri international,